aho ndaje mpabasobanurira kuko ndimo ndagenda asa nkugera ku musozo hanyuma ndongera mbitswe ibanga rya kabiri ryo kutavuga ibyo nabonye yego nuko igihe kigeze ubu ngubu ngo nyine mbivuge yego Imana ishimwe amen haleluya oh haleluya amen ndangije rero ndaseka n'ubu ngo aryenje mbyibuka ngaseka n'abana bo mu rugo bajya bambwira atari ko mama kuki utajya ubabara nkabwanire gashana agiye mu ijuru kangwa atari ko mama wongera utuganirize hagiye twicara nijoro tukaryama tumaze isaha yose turi kuganira mbabwira ukuntu ijuru riryoshye amen Imana ishimwe niyo mpamvu mbwira n'abamama bajye bakunda kuganiriza abana babo cyane buriya rero agakiza ntabwo ari ugufata Bibiliya gusa agakiza n'ikiganiro cyiza kiguturutse ku mubyeyi gituma abana nabo binjira mu gakiza nk'abo bana banjye bose barakijwe kubera urwo rukundo rw'Imana bumvise Imana ishimwe hanyuma rero ndamanuka ngeze aho ngaho ndaseka ndimo soza guseka neza noneho ndambura amaso abantu bose ndabasuhuza barambwira ati se wari uri hehe ndongera ndaseka umuntu wese wambazaga narasekaga nta kintu bashaka kuvuga none mfata wa mwana wanjye ndamwitegereza kuko narinzi ahantu agiye kandi numvaga ahantu agiye nahabonye ndamureba ndavuga ngo Sara we ndamuhobera ndongera ndamuryamisha neza ndisekera ndabareba noneho madamu pasiteri arambaza ati se mama mo wari wagiye yego ndamubwira ni hano nari nagiye ahubwo mbujije kugumayo nuko namubwiye sinavuga ibindi yego arabimenya arambwira ati none se kugarutse namwe mbonye impa amata ni wampaye amata nk'inywera buriya nkunda ishyushyu cyane ariko arayaguha noneho namaze kuvuga gutyo atavuga ati none se urashaka amata ndamubwira rwose ndumva nyashaka bose bajya kunzanira ishyushyu kugeza n'uyu munsi n'umuntu ngiye gusura ndamubwira nti ishyushyu yo kwinywera hanyuma rero aragenda nzanira ishyushyu ndamubwira nti rero ahantu narindi nabonye ugiye kumpa ishyushyu ndi kunywa ati sawa nta bindi navuze yego ubwo rero ako kanya mbese ubwo nyine biba burije ndaryama ntago nasinziriye urabyumva buracya mu gitondo ndashaka rero gusozereza ukuntu noneho umwana Yesu yaje kumushyingura ubwo rero mu gitondo cya kare ngiye kubona mbona aragarutse arambwira ati humura Yesu arambwira ati nje gushyingura umwana wawe Mana ishimwe haleluya Yesu twajyanye gushyingura arambwira ati rero umwana wazashyingurwa Kimisaga nani atazashyingurwa Nyamirambo noneho aha ngaha ndagira ngo mpasobanureho abantu bajye bumvira Imana kuruta kumvira abantu twagombaga gushyingura Kimisagara ya kabiri kuko niho twari dutuye umugabo aravuga ati rega turashyingura Kimisagara ya kabiri urumva nari mfite urugamba rukomeye ariko nari mfite umuntu twavuganye Yesu arambwira ati turamujyana i Nyamirambo kandi barimo bakora uriya muhanda wo kwa Kadafi tuhageze noneho ndavuga nti sobo birashoboka ntangira gushidikanya ni gute tuzashyingura i Nyamirambo umuhanda utari kuboneka yego kuko Yesu nyine yarafite ukuntu ari bubigenze Yesu abigenza neza tuzanira umuntu adutangira amatangazo baduha umwanya mbese wo kujya gushyingura i Nyamirambo yego birangiye rero ubwo ngubwo imva barayisaba bamaze kuyisaba bagura isanduku saa 5 yuzuye Yesu arambwira ati tugende haleluya amen ndongera ndaseka kubera ko nabonaga turi kumwe abantu babonaga turi kumwe ariko tutari kumwe nibwo rero nyine twaririmbiwe umwana wanjye yaririmbiwe na korali y'abatoranijwe bo mu Kove bararirimba buzura umwuka wera abandi barahanura umugeni arataha mbega kujya mu ijuru ni byiza cyane turangije rero turamujyana nyine araza nyine bamushyira mu isanduku abantu barasezera barangije nta muntu ndagiye nkubwire ngo nta muntu n'umwe wigeze abona ndira n'uyu munsi wa none sinjya ndira nta muntu ujya ushobora gupfa ngo ndire nta mubabaro nagira ngo ndire ahubwo ndanezerwa kereka amarira y'umwuka hanyuma rero nyine turagenda turamushyingura tumaze kumushyingura turagaruka Imana ishimwe ndasozereza rero ahantu Yesu yambwiye noneho tukigera mu rugo arambwira ati noneho rero ibanga nakubikije rivuge haleluya arambwira nicyo kiganiro cyari iwanjye muri cya gihe cyo kukiriyo nta muntu wariraga nababwiraga rero uburyo Imana yari yarafashe yaremeye ko umwana ataha ndabibabwira yarabimbwiye ndabasobanurira ubwo rero Yesu arambwira ati igihe kizagera isi yose bimenye abantu bose bamenye yuko ari jewe watwaye uwo mwana Imana ishimwe rero ndimo soza ndagira ngo mbabwire ngo ijuru rirahari kandi rwose ndagira ngo mbwire abantu bose bazumva kino kiganiro bazasobanukirwe niho natangiye rero kugira impano yo gusengera abarwayi yo gusengera abantu mbese bafite intege nkeya Yesu arambwira ati kuko twabanye tukaba inshuti tugakundana
nguhaye impano nibwo nagiye kubona rero mbona araje arambwira ngo tega ibiganza, ndambura ibiganza, arambwira ngo ibiganza byawe nubirambika ku murwayi nawe niba urwaye ndagusengera. Arambwira ati nusengera abarwayi bazakira, njye kwa muganga usengera abarwayi, hari n'umumama nasenye n'abarwayi kanseri arakira, mbese njya asengera n'abarwayi. Arambwira ati rero turi inshuti, buriya Yesu turi inshuti, atuzambwira abantu ko hariho ijuru kandi ijuru rirakorerwa, riraharanirwa. Abantu bajyaga bagira impaka rero yuko nta juru ririho, ijuru rirahari kandi rwose hari urwambaro rw'abera, muzambara imyenda y'abakiranutsi, muzihangane, mubabare, mugire urukundo. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Mama, kwa kundi twatangiye mu dusengera n'ubundi muradusengera, ariko hari abantu bashobora gushaka kubavugisha kubw'impamvu zitandukanye. Mbere yuko mwasenga murabanza mutange nimero ya telefone, nubwo turi buze no kuyandika ku kiganiro, ariko wari wakumva ikiganiro akayumvamo nyine bigatuma ahita yibona bimworoheye. Yego. Nomero yanjye ni 0782 75 34 39. Yego. Kasubiremo rimwe 0788 75 34 39. Yego. Imana ibaho umugisha. Iyo mukoresha no kuri WhatsApp? Yego, ukora no kuri WhatsApp. Murakoze cyane. Ni mudusengera tugane ku musozo w'irivuga butumwa. Tugiye gusenga Imana, ariko tutarasenga ndifuriza abera bose, inshuti z'umusaraba, bakunzi b'Imana, abantu bose bakunda Imana, bakunda gusenga, mukunde gusenga cyane. Kandi rwose ntabwo tuba twaje kugira ngo tugere kuri ibinyamakuru kugira ngo abantu batubone, ahubwo tuba tugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza. Imana iha umugisha rero iyi televiziyo nayo Iyobokamana TV, Imana ibaha umugisha kutwakira, ubutumwa bwiza twamamaje buzagira abantu bufasha kandi bazakomere. Bakunze Iyobokamana TV, uyu mumama afite ubuhamya butandukanye, ni inkuru nyinshi afite, tuzajya tugenda tumugarura. Iki ni igice cya mbere, tuzamugarukana n'ubundi aduha n'irindi vuga butumwa, byose ntiyabirangiza. Reka adusengere tugane ku musozo, kandi wowe wakurikiye iki kiganiro umenye ngo umwanzuro wacyo nuko ijuru tuvuga burya n'ukuri rirahari, kandi amaherezo n'ukuri tuzaritaha, tuzarigeramo twambikwa amakamba ndetse n'ingororano za kuba twarakoreye Imana, nk'uko uyu mukozi w'Imana yabitubwiye. Nubwo mwisi tunanizwa tukageragezwa, ariko ngo nitugire urukundo, twihangane kandi tubabarire, maze tuzatahe mu bwami bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Reka badusengere tugane ku musozo w'irivuga butumwa. Murakoze cyane. Mana Data twese wo mu ijuru, twongeye kugushima cyane, wabanye natwe muri aya masaha atambutse, wabanye natwe muri rivuga butumwa, turagushimye. Haleluya. Turasenze mu mbaraga z'umwuka wera, duhamagaye Imana ikiranuka, duhamagaye Imana yera. Haleluya. Oh Baba Yesu wa mbinguni, Kristo umwami w'abami, nganza marumbo sambi arumba, bwugamo bw'umugaru, turagushimiye kuko ukiranuka. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ntabwo ukiranirwa ngo wibagirwe imirimo, uri Imana y'urukundo, wavuze igihe kirekire ku butumwa bwawe buzamamara ku isi yose. Turasenze cyane kugira ngo umuntu wese uzumva ubutumwa azafashwe nawe, azambikwe imbaraga, azakomezwe nawe, kandi Uwiteka azakora ijuru nkuru itaha. Turagushimiye Yesu, dusabiye umugisha bacu batwakiriye kuri rivuga butumwa, ubaha umugisha, ubagurira imbago mu izina rya Yesu Kristo, nabo bagire neza kugira ngo no bazagere muri iki gihugu. Haleluya. Kandi turasenze kugira ngo umuntu wese uzumva ubutumwa azakomerezwa imbere y'amaso yawe, azababarire, azagira urukundo, azihangane. Dore turi mu minsi mibi, iminsi ikomere y'umugenzi, ariko Yesu ukomeza abantu, abananiwe, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze mu bihugu by'amahanga, bazakomezwe nawe kugira ngo tuzinjire muri iki gihugu cy'ijuru, kandi tuzinjire muri urwambaro rw'abera, kugira ngo Mwami Yesu Kristo tuzatabaruka amahoro. Urakoze Yesu, komeza abantu bose, komeza abavuga butumwa bwiza, komeza abapastori, komeza abera bose, kandi n'iyi televiziyo uyikomeze Mwami Yesu Kristo, kugira ngo ivuga butumwa ryiza rije rikomeza gutambuka. Urakoze Yesu, kubera kuri Uwiteka Imana Nyiringabo, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Imana ibahe umugisha. Amen.